usanganira akantu makuru munyurwa ese ubundi bagiye ukamumbwira uze gufite wajya kumubya kandi ariwe batumye ukumva n'igihe wajya kumubya batarigize bamwe reka nuko ari wowe mumenyera tumenyeranye si bikino n'ubwandu tumenyerana se ariko ubundi we kanza mubwira wowe ibintu byose ugenda ukora ugiramo ukamenya urwanira uzaza wihere mu bwonko uzagenda uvuga kubiki ugire experience mu byo ukora ugire impamyabumenyi nyine iri hejuru ku buryo nyine ibintu uzajya ukora bizajya kuba bifite ireme bose uje nta kuganira ntaki imirwaza ahangaha imuganire rwose bangutumye kumva aribyo bajya gutumikira inyongo zari kugenda umubwire cyakora ngiye kujyayo ntabwo mbese neza ko imana ajyayo sinzi ariko wajya ugerageza kugira experience y'ikintu runaka wenda imba ari nko kuganira uzaza wicare mu rugo uryame ibyo wumva bizakugenda ugeza ku ntego runaka intego runaka niho uzajya waba wishimye useka umwana ibyishimo ahantu hose wagira experience mu byo ukora byose tugiye gukora iki gukora iki harya mama yageze akaza ngo duteke utunoze n'ibyo urakora iki muri kimwe muri amateka nayo rwose vyenda yakosha baraba nta kibazo cy'ibintu bikora turuciye moda Allo bimeze bite se uracyakoresha kaga telefone wa mukecuru yaguhaye cyangwa waguze akandi mana nange wabaga nzi neza ko kadafata rezo none ngize amahirwe ndakuboye bimeze bite se ako se nawe ntiherutse kunsura ngo tuganire bimeze bite urazi se cyane ari ngufite amakuru nyine zingu zansura nyakubwire nuko sinakubona nayakubwira ugira ngo se hari ibirenze wa mugore namubwiye cya kibazo cyanjye cya kindi nyine mfite kwaje yaransubije ariko se yansubije ikira nta gisubizo nakubwira cy'ukuri yama yarambwiye ngo agiye kubitekerezaho dabora ntabwo yambwiye ko azansubiza ninjye wicaye nyine ndavuga ngo reka ntegereze ko azansubiza nimba agiye kuncika simbizi nose muvandi mbwira wowe ubwo wangiriye ihe namara ubuzuri mu biki ryari se sawa ndagutegereje ubwo ngubwo uzambwira sawa merci Soso wari utaragera mu rugo none se mwana wa Soso biriya bintu nkoreye nibyo koko ibikize uriya kwikubita kuriya uriya munyurwa bigibonye ati wowe si ibyo ukoze ntabwo mbibonye ibintu tubiganirire mu rugo nurangiza ujye kundaburiza kuriya genda giye n'ay'abakecuru ariko se we mutoya aha ngaho reka tujye kubiganira mu rugo twe kwihara rubanda yewe uraho se bimeze bite natwe by'iki gihe wa gushaka kiba mbeshye
akazi kaba ataraka ariko se nkubeshya akazi ubwo ni inzara ibikuremeje ukavuga ngo uje kwaka akazi ahangaha narabikubwiye byo nta nubwo nakubeshya ahubwo we warabuze ejo ndindira iyo nguhamagara ahubwo se mwana ntabwo icyo ngicyo ari cyo kinzanye ejo warampamagaye umbwira amakuru umva ndahamuka nkaho njye byabayeho niko yewe uratinyutse urabivuga ko umva nararikocoye yabifasha Teresa bimbwira rwose atari byo kuri telefone umva mubwire ubona ko umugore mwiza cyane umugore rwose nyamara kubimubwiye isura yahise igenda irikuba irijima imaze kwijima ndavuga nti se kambayeho ndaga na n'ubu nta kintu aravuga umva uko nabikubwiye ejo yambwiye ko ngo agiye kubitekerezaho dabo ntiyambwiye ngo nzagusubiza ntiyambwiye ngo iki ubu nibyo utegereje pe nibyo negereje ahubwo mbwira ari nkabo rero njye nkunda kuvuga nti umuntu niba umutegereje igisubizo sibyo ni umwanya abanza atekereza nyine niba ariko yakubwiye nihore nukomeza kumuhatiriza ahubwo n'igisubizo utegereje ntacyo uri bubone ubu rero ngende gukeka ibintu byinshi ese arigendera agiye ko nasigara mbabaye cyakora wenda buriya niba agukunda ahangaha niho ugiye kumurebera kuko niba urukundo yakubwiraga arufite urumva maze igihe rwaracendereye warabibonaga se ntabwo yatekaga neza ntiyakugaburiraga neza guteka neza atavuga neza kugira ngo byo bimaze byari intambara kugeza na n'ubu mbese kurya ni ukubirya ubiriramo harya umwaka ntushize umwaka ugiye kurengaho n'ukwezi waramuhemukiye ko se naramuhemukiye njyewe nari niyane hasi iyo umubwiza ukuri imbere byibura ukareba ko yafata uwo mwanzuro ariko nagira ngo akaza abizi agomba no kubanza akamenya ko ndi umugabo uzi kubika ibanga kubika ibanga ikintu cy'ingenzi kubika ibanga ku muntu w'umugabo rero ku muntu w'umugabo nkanjye buri urazi n'ikindi kintu cyose wagenda umucomekaho ibanga nabitse ryari rikomeye kurenza ibindi byose wavuga namubuze reka mubwize ukuri ntabwo uzi abagore umugore arakwihorera akagira ngo mu bintu byose muri kujyana nyamara afite ibindi bintu yitekereje mu gihe ataragusubiza wategereje ukareka kwirya imyotsi ategereje ariko se andi makuru se waba ufite mbabarira ntayo wowe ufite amafaranga ntacyo wabuze usibye icyo ngicyo cyonyine ushatse bakureba buriya waratinze n'ubundi nagira ngo umpe akazi ubanze nguha akazi no mu kazi nari kuguha no kunshakira amakuru byari biri ntabwo nakwemera mbese reba si wampaye bote urambwira ngo hari umuntu ngo ugiye kujya ujya kurinda none se ubwo gushaka amakuru no kurinda urumva ari kimwe wongera amafaranga rero mfite ikibazo ko n'umugore wanjye hari abantu bamujya mu matwi uwuhe abahe none se ubu kugenda akifata akamara umwaka nawe ajunjamye antumbiriye si wowe wabiteze ariko se ninjye wabiteye ko atarazi impamvu ntabiteye buriya rero kamubwira kamugira inama kandi ya kigabo urumva reka kubeshyira umuntu ngo abantu bamujya mu matwi kandi impamvu zose zimutera ari wowe kuki wumva ibibazo byose biri ku muntu runaka ari wowe wabyiteye kandi byarakuturutse ariko se byanutse gute nsubire muri ya ndege ngende nzana igitsina nongere nkitereho kugira ngo nkemure ikibazo ndeho ndakareze nk'aho ari njye waguteye ibyo bibazo iyo nibutse ukuntu ugiye kubura umugore mwiza utamubura iyo umubwira akamara uwo mwaka wose azi ko abana n'umuntu ntacyo azamufasha byibura ari kuba atuje ntagiye kwibaza rwose uwanyereka naho cyaguye hakizana nkakimukubita imbere mba mubwire nkavuga nti rwose mfasha mba mubwire rero n'ako kazi kawe ndabona ugiye kukwigumanira ibibazo ufite stress ufite n'ibiki byose wakubona se ukagira ngo nta bibazo ufite mbanseka maze ubu nari narayobotse n'inzira y'umuziki kugira ngo ndebe ko nakwibagirwa ibibazo sha ngane rero
ihangane utegereze igisubizo cye araza wenda kugusubiza uyu munsi cyangwa ejo ariko sinzi kabisa kamenye yewe iby'akazi tuzongera kuvugana reka ntegereze nanjye nihanganye usanga noneho nkojeje umutwe ku ijuru ni ukuri kw'Imana gute se bigenze ute nje kukubwira ko nko bya bindi urabivuze umubwije ukuri ahita ahaguruka arijujuta aragenda agomba kubitekerezaho inshuro kabiri ariko guca mu ziko ntigushye agiye kubitekerezaho tubure kabisa ntambarirwa ukuri ni ukuri rwose ubu ngubu rero ntabwo ninda nihutaga tuzongera duhure tubiganire nibyo kutubakira ku kinyoma ariko buriya akamenya ukuri nanjye ndaruhutse nawe uraruhutse kirakaye merci kira no kuzadufatisha ariko reka nkubwire buriya nta kintu uzambura ibi ngibi ni bya bindi nahoraga nkubwira donc ikuzimu si bo bavuga utazi urugendo rujyaho nzakwambutsa nzahakurenza nzahakwambutsa pe ndagukunda Amerika mfite ibintu mfite urukundo mfite umutima nta kintu mbuze ariko nawe ni ukuri kw'Imana ndagukunda nzagukunda n'uwahirahiraga kuba yaza kugukunda ngo byibagire ntibishoboka habe n'umunsi warimo sheri ntiwishimiye kubana nawe nishimiye kubana nawe umuhungu nahoze nifuza kubana nanjye ntako bisa umuhungu ufite amafaranga ufite ibintu gusa ubona hari ikintu tuzabura nta kintu na kimwe tutazageraho shaka musabira bakanyisabira ko ntacyo nakwimutse nshaka ko tuzabyarana akana kamwe se tubiri twiza tukadutoza imico myiza nta yindi yacu ntari n'impanga tugomba kuzibyara buriya banga bishe umwaka akaba bimbwiye ubu ngubu ariko abagore turihanga se uko birarenze mwana wanjye karame mama ngwino hano tuganire Uramutse neza umeze neza ndabona umeze neza umeze neza nta kibazo none se mwana wanjye rero ndagira ngo tuganire tuganire nta kibazo urabizi cyagiye ko nakubwiye ikibazo cya wa mwana Munyurwa uriya mwana Munyurwa afite ikibazo rwose unyumve neza afite ikibazo cyuko atagira haba kandi ababyeyi be ntabo wishyire mu kimbo cye nawe ubyumve mbabarira umfashe tumuzane tumufashe Imana izaduhemba kugeza igihe Imana izamubohorera ikamuha ababyeyi be bakaza bakamufata rwose umwana wese n'inkundi nawe ari wowe byabayeho byakubabaza oya ntabwo mbishaka ko aza hano mama rwose nabikwangiye kuva kera
impamvu se utabishaka ni iyi. uriya mwana icyambere yigize ikirara kandi nta n'ababyeyi afite. Ntabwo mbishaka mama, ntabwo mbishaka. Ikibazo se nuko nta babyeyi afite cyangwa ikibazo nuko ari ikirara? Nuko yigize ikirara. Nese buri umuzanye urabona twashobokana. Mbabarira unyumve neza, uriya mwana kuba ikirara nuko nta hantu afite aba, agize ahaba nawe yaba umwana nk'abandi. Fasha rero uriya mwana tumuzane, tumuhe uburere bw'ababyeyi, muhe uburere bw'ababyeyi, nawe umuhe uburere bw'abana barezwe n'ababyeyi. Umwigishe nanjye mwigishe, umuhe imico y'abana barezwe n'ababyeyi, nanjye muhe imico y'ababyeyi. Kubw'ibyo azahinduka aba umwana muzima. Mama reka mbyemere, kuko nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi. Reka mbyemere. Urakoze mwana wanjye. Mama ndabyemeye, azaze tubane umuhe uburere Urakoze nk'umubyeyi. mwana wanjye. Urakoze rwose. Yego mama. igihe nanjye ndadukora bamukora urageze ku ishuri bakawukora. noneho mwari mwibutse kubabaza. Ni ukuri rero wabonye ukuntu byakugendekeye neza. Iyo uramuka ugenda ugiye utawukoze bari guhita bansinda. iyo ukoze ese wamugana ndahigiramo cyangwa umuntu akunda gukora imikororo n'iki bamukata amanota akazasiba. uzagerageze ntuzasibire sibyo kandi uzarangizanye amanota meza. Shakira rero mwana wanjye, ya matungo ndakeka intego yawe tugiye kwigira, kuko namaze kuvugana n'umuntu uzifite. Igiciro bambwiye ko ari 20 kwerekeza hejuru, yabaguriye 40. Ubwo ibiraro byuzuye rero igisigaye ni ukuzizana. Tuzaba tuzahirira byose tubikore. Hari imbogamizi se? Oya. Uzajya usimburana na Diva kuzitaho, sibyo? Nimba yize mu gitondo usigara uzitaho, kigoroba uraziteho, maze amatungo yacu atwororokere. Nuko uzitaho. Ingurube burya ni amatungo meza, arya cyane kandi agakura vuba, maze akoroka vuba. Ubwo rero Diva nawe ni ukuza kubimubwira. Nanjye muri gahunda mfite uyu munsi ndakeka turi buze kuza kujyana. Shakira rero mwana wanjye, ndagira ngo tugire ikindi kintu tuganiraho kuri Diva. Diva urabona ko yazabishobora? Mama kagira inoze kazabishobora. Agira ubushake. Mugomba kujya muzitunganyiriza ibintu byose byo kurya. Ndakeka nta kizabagora. Nta kintu se cyo kunganiriza nawe ufite? Ntacyo. Ubona ibyo ufite. Ndeba uratsibitsiremo biye byagenze bite? Kandi uvuye ku munyeshuri twiga. Wewe dore ingurube. Reka da. Wasanze yoroye ingurube nawe se? Yarambye ngo papa yamuha amafaranga yayiguriramo ingurube. Ngayoroye amezi 5. Arangije yari cyariguye kiguze 43,000. Ngayoroye amezi 5. Ngo isaki akibangurije abira nyina arasigara nyina yagihaye ubwatsi nyina nawe urabyumva. Andi 3 ahita kibanguza kitaki. None ubu ngubu cyabyajyana 13. Nukuri 13 byose? Byose ni icyarimwe Imana we. cyangwa kibyaye kabiri? Oya ni rimwe. Diva mushinga wacu ko numva natwe turyohera. Harya ngo yayiguza ngahe? 43 ra urubwa. 43. Diva natwe umushinga tugiye kubugeraho. Nanjye nayibaguriye nziza. None mugomba kuyitaho. Rwaye gusanga ngo ntibaguhenze. Ntago bampenze, njye nayiguze 40. Tuza kujya kuyireba turabona ingana, turemba ifite ibikangwa, yaranyongurube ifite ibikangwa, ifite ibicaca hano. Ikibitako nini yagushimisha. Sinayigira ukuntu nayivuga, ni ingurube nziza. Urumva ko nabayitiyemo neza rero. Niruka kugira ngo mbikukire, ahubwo nanzi ko ntabwo twajya kumusaba icyororo. Nkaho uri umuntu mukuru twajyana tukamwinjirira tukamusaba icyororo.
tukamusaba icyo imaze amezi angahe ibyaye yabyaye muri iki cyumweru burya ngo ingurube zicukira amezi 2 ntushidikanya nacyo tuzakimusaba tuzorora ebyiri ingurube nziza z'icyororo ushatse kumbwira ko se nanjye nyuma y'amezi 3 n'ibyumweru 3 n'iminsi 3 tuzaba dufite ingurube zingana gutyo nukuri izo se gusa uzakafite ingurube ahubwo twabwiye yacu imba turajya kureba imba n'ikizi imizahita ibyara ibyana byinshi ingurube igiye kugurura ubunini ukareba ukuntu irambutse n'ubundi bikaba birabaye natwe rero biratuberaho rero tugira ubworozi bwiza nk'ubwo diva ndagushimiye kubwo urwo rugendo rwiza wakoze mwana umaze kuba gasore